turabasuje mu izina rya Yesu. Imana ibaha umugisha abakurikirana RGM Sri TV Rwanda Gospel Movie Sri TV. Dushimira inshuti zacu zikora kurikira ibiganiro byacu, zigakora subscribe ndetse bagasharinga kugira ngo ubutumwa bwiza bw'Imana bwa Yesu Kristo bugere ku mpera y'isi. Rero dusuje inshuti zacu ziri mu Rwanda, turasuje abakozi b'Imana bagihagazemo neza kandi tubwira abantu ngo nimukomere, Yesu aracyari umwami w'abami, aracyakungoma, byose nta kibasha kuroga imigambi ye. Rero kuri kamera za RGM Sri TV twakiriye umukozi w'Imana, aratangira twibwira amazina ye ndetse atubwire naho akorera umurimo w'Imana, ubundi atugezeho icyo Imana yashyize ku mutima we. Karibu, turakwakiye. Muraboneza bene data, Yesu ashimwe. Nishimiye kubana namwe kuri uyu munsi, nishimiye kuganira namwe ijambo ry'Imana muri kano kanya. Nitwa Mugabo Aimable, ndi umukristo, nicyo cya mbere, kandi ni umukozi w'Imana. Imana ishimwe kandi Imana ihabwe icyubahiro. Muhabwe umugisha kuri uyu munsi, ndetse tugiye kuganira ijambo ry'Imana ritari bimare igihe kirekire. Reka umwigisha agabane n'umwigishwa, maze twese dufatanyirize hamwe kubona ibyiza. Kadusome rero ijambo ry'Imana. Magisome ijambo ry'Imana mu Ivanjiri cyangwa se muri kino gitabo cyanditswe na Matayo, ibice byaho 6, umurongo wa 31 dusoza na 33. Nuko ntimukiganyire mugira ngo tuzarya iki, cyangwa ngo tuzanywa iki, cyangwa ngo tuzambara iki, kuko ibyo byose abapagani babishaka, kandi so mu ijuru azi ko mubikwiriye byose. Ahubwo mubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, nibwo ibyo byose muzabyongererwa. Amen. Imana rero ishimwe kandi Imana ihabwe icyubahiro. Iri ni ijambo mfite ku mutima uyu munsi, ndetse maranyeho iminsi ku mutima, kubitewe nuko hari ibyo mbona muri iyi minsi. Abantu benshi ndetse sosiyete nyinshi, abatungana, abanduta, abakuru, bose ndi kubona ibintu byeze cyane byo kwiganyira, byo kwiheba. Abantu batereye Imana icyizere, abantu ntibicyumva yuko Imana igikora. Ariko ndaza kukubwira impamvu cyangwa se ikintu cya mbere wakagombye kubanza kureba mbere yo kureba ibyo Imana izagukorera. Imana ishimwe cyane. Tusomye ijambo ry'Imana, ntabwo ndi buvuge ibintu byinshi. Ritubwira ngo ntitukiganyire, ngo twibaza ngo tuzambara iki, twibaza ngo tuzarya iki, twibaza ngo tuzabaho dute. Kubera yuko iyo dusomye hejuru hariya batubwira neza yuko ngo ibiguruka, inyoni mu kirere n'ibisiga ntabwo bibiba, ntabwo bihinga, nta nubwo bihunika mu bigega, ariko Data wa twese uri mu ijuru ajya abasha kubitunga. Ese woweho ntabwo Imana yakugirira neza ikagutunga? Iyo witegereje neza uburabyo bwo mu ishyamba, buriya ntabwo bujya mu iguriro, ngo bujya muri supermarket, ntabwo bujya mu mamarishe atandukanye ngo bujye kugurayo imyambaro, ariko nta muntu n'umwe wari wambara kurusha. Nakubwira ngo ntukiganyire muri iyi minsi, kubera yuko ab'isi nabo muri iyi minsi bari kwiganyira iby'isi, bari kwiganyira ibyiza, bashaka wenda hari aho bagera. Ariko reka nkubwire, Uwiteka Imana ntabwo aricyo kintu cya mbere wakagiye imbere ugiye gusenga uvuga ati Imana ntabwo wampaye ibi, Imana nkorera ibi ngibi. Ahubwo mbere na mbere ijambo ry'Imana tubwiye ngo mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ibindi byose muzabyongererwa. Imana itugirire neza kandi Imana idufashe. Umunsi umwe ijambo ry'Imana muri Yobu, mu gitabo cyanditswe na Yobu, watubwira yuko mu gihugu cya Usi hari umugabo witwaga Yobu, ngo yari umukiranutsi kandi yakundaga Imana kandi agatungana mu gihe cye. Uwo nguwo rero Yobu yageze mu gihe gikomeye cyane, ararwara, abura abana bose bitaba Imana, abura inshuti, ndetse kugera naho umugore we yatangiye kumubwira ngo wakihakana iyo Mana yawe ugapfa.
kugeza naho inshuti ze zazaga kumusura zikamumaramo imbaraga, aho kugira zimwongerere amagambo y'ihumure yo kumusubizamo intege mu bugingo, ahubwo zikabwira ihakana iyo Mana. Ese iyo Mana ni waba uri kuyiryarya? Bari kumushinja uburyarya imbere y'Imana, bakavuga ngo ihakana Imana yipfire. Ariko reka nkubwire, yageze mu 27 umurongo wa 6 aravuga ngo gukiranuka kwanjye ndagukomeje, ntabwo nzakurekura. Amen. Komeza gukiranuka kwawe. Imana tugirire neza. Ijambo riratubwira ngo mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ngo n'ibindi byose muzabyongererwa. Ni ukuri dukeneye ibintu byinshi mu buzima, ariko iyo aba wamenyaga password ahiri, iyo aba wamenyaga ikintu cya mbere ugomba gushaka, iyo aba wamenyaga ibanga ugomba gukoresha kujya. Abantu benshi bari kujya imbere y'Imana bavuga ngo Mana ntabwo dufite ibi ngibi, Mana mbega bari kuganyira Imana kurusha uko bayishimira ibyo yabakoreye. Ubundi reka nkubwire, mbere na mbere banza ushima Imana. Ese kuva kera kugera uyu munsi nta kintu Imana yagukoreye? Ese utekereje kuva wavuka kugera uyu munsi nta kintu Imana yagukoreye? Ijambo ry'Imana ritubwira ngo tukiri insoro mu nda z'ababyeyi bacu Imana yayituzi. Ikindi kandi iratuzi kugera n'uyu munsi, kandi n'amazina yacu irayazi. Ikindi kandi n'imisatsi yo ku mitwe yacu iyo ngiyo nayo irayizi. Ese kubera icyo ufite kwiheba, kubera icyo ufite kwiganyira, kubera icyo utayifitiye icyizere, Imana tugirire neza. Ukwiye kugira Imana icyizere kandi ukagera gukiranuka, kuko icyambere nta kindi, mubanze mushaka ubwami bw'Imana, shake gukiranuka. Amen. Imana ishimwe kandi Imana ihabwe icyubahiro. Ese ko gukiranuka ni ukuyi? Gukiranuka tuguheshwa no kwizera Yesu Kristo. Ese waba warizeye Yesu nk'umwami wawe, nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe? Niba waramwizeye rero, ntabwo kumwizera gusa biguhesha ijuru cyangwa se biguhesha ubugingo buhoraho, ahubwo yego ijambo ry'Imana ritubwira ngo kwizera Yesu Kristo, cyangwa se kuko umwe Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Yes, nibyo, it's true. Ariko noneho ugomba guharanira kugira imico nk'iyari muri Yesu Kristo, kugenda nk'uko Yesu Kristo yagendaga, kwitwara nk'uko yagendaga, gukomeza kwirinda, ugakomeza kubana n'Imana neza. Twasomye ijambo ry'Imana ngo mubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ngo n'ibindi byose muzabyongererwa. Yes, ibi ngibi dukeneye mu buzima. Abantu dukenera ibintu byinshi bitandukanye, dukenera kurya ibiryo byiza, dukenera kwambara neza, dukenera ingo nziza, dukenera ubuzima bwiza. Abasore bakeneye abadamu beza, abagabo bakeneye kubaka urugo rugakomera, abadamu bakeneye kubona abana babo biga, dukeneye kubona za promotion mu kazi, dukeneye ibintu byinshi mu buzima. Ariko reka nkubwire, iyo bamenyaga ibanga nta rindi, kujya imbere y'Imana ugiye kuyiganyira ngo Mana ntabwo uri kuma ibiryo, ntabwo uri kuma promotion, ntabwo uri kuma kino, oya bantu ugende ushimira Imana ibyo yagukoreye, ushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka. Ese wowe uri kujya imbere y'Imana urinde, uri iki, uri gukora gute? Amen. Uri kujya imbere y'Imana uyiganyira uyibwira ibyo byose, ese wowe hari umumaro igufitiye, hari umumaro uyifitiye? Ese ibyo ishatse kugukoresha urabikora? Ese umushonji yagusanze uramugaburira? Ese iyo umuntu yambaye ubusa w'umuturanyi, uwo nguwo ufata ku myenda myinshi ufite cyangwa se mike ukamuha? Mubanze mushake uko mwamenya ibyo umwami Imana ashima. Umunsi umwe hari umunsi umwe i Yopa hari umupfakazi witwaga Tabita, bisobanura ngo Doruka. Uwo nguwo yararwaye. Reka nkubwire, burya nubwo waba uri umukiranutsi birashoboka ko warwara, birashoboka ko byagera kure ndetse ukanapfa. Uyu nguyu nawe yararwaye bigeraho arapfa, ariko kubera yuko yari yaragize imirimo myiza yo gukiranuka. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo yakoraga imirimo myiza ndetse myinshi. Imana ishimwe kandi Imana ihabwe icyubahiro. Ararwara arapfa. Ngabapfakazi baraza bakajya bavuga ati uyu mwenda nambaye ni Tabita wawundodeye, iyi kanzu nambaye ni Tabita wayinzaniye. Bibutsa Imana imirimo yo Tabita yakoze. Iriya mirimo yari myiza cyane, ni imirimo izaherekeza abantu b'Imana. Kandi ijambo ry'Imana rivuga ngo dukwiriye gukora imirimo yadutumye hakiri ku manywa utaribwira. Imana ihabwe icyubahiro kandi Imana ishimwe. Twasomye rero ijambo rivuga ngo mubanze mushake ubwami bw'Imana.
bene data tubanze dushaka ubwami bw'Imana, tubanze dushaka gukiranuka kw'Imana, ibindi byose tuzabyongererwa. Yewe ayo mazu meza twifuza tuzayabona, ariko twabajije gukiranukira Imana. Abantu benshi ntabwo bari guhereza Imana umwanya muri iyi minsi. Duhugijwe n'ibintu byinshi twifuza mu buzima, turi kujya kureba, nyamara ntabwo tuzi neza yuko Uwiteka ari we utanga ibyo ngibyo. Ijambo ry'Imana rivuga ngo Imana yafunze ntawafungura. Ese wirukanse kuri ibyo ngibyo yarageze gafunga wabigenza ute? Reka mubwire ibanga narindi, shaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, niho ibindi byose izabifungura, byangiza bikakugeraho nk'inyongera. Imana ishimwe kandi Imana itugirire neza. Nibyo koko dukeneye kugera harantu dukeneye kugera, ariko aho ngaho tuzahagezwa n'Imana. Imana nijye ibasha guteza intambwe umuntu, niyo ibasha kugukura ahantu ikakugeza ahandi. Kiranukira Imana nurangiza ushake ubwami bw'Imana. Reka dusenge. Turagushimiye Uwiteka Mana nziza, tugushimiye kubw'imirimo yawe n'imbabazi zawe n'urukundo rwawe. Wabanye natwe kuva kera ndetse kugera uyu munsi uracyaturinze. Ni ukuri turumva twifuza rero imbaraga zawe, kandi turumva twifuza kukumenya bihagije ndetse bikwiriye. Turumva twifuza kugukiranukira uko bikwiriye. Hari uko twagenze ntitugende neza, ariko ndakwinze kugira ngo muri iyi minsi wongere utuvugurure, uduhindure rwose, tube ibyaremwe bishya. Urakoze kuko uri Imana, turengere kandi udufashe, dukomeze muri byose mu izina rya Yesu Kristo. Amen.